Shalom shalom bene data, Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe impaye akanya ko kongera kuganira ku ijambo ryayo. Hari hashize agahe ntaboneka, ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro. Umpaye uyu mwanya nanone wo kongera gupartaja namwe ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero twasomye Abami ba mbere ibice 6, Ingoma za kabiri ibice 3, Zaburi ya 97 n'Abaroma igice cya mbere. Yose ni amagambo meza ashimishije. Gusa ikintu naromaritse muri ibi bitabo bya mbere, igitabo cy'Abami ba mbere ibice 6 n'Ingoma za mbere ibice 3, ni amagambo asa n'amagambo atwereka imyubakire y'urusengero. Urusengero Salomo yubakiye Imana, cyangwa inzu y'Imana Salomo yubatse. Yari afite mesure z'urusengero, amategeko agomba kuba ku rusengero, ibiti byiza, amazahabu, ibintu byiza byose, uburebure bw'urusengero. Iyo urusoma ukuntu barudekliva, ubona vraiment rwari urusengero rwiza. Imana rero ikunda ibintu byiza, Imana ikunda gutura heza. Haleluya bene data. Hari abantu batekereza ko ngo Imana tita ku isuku, ahari idakunda ibintu byiza. Oya, ni ukwibeshya. Imana ikunda ibintu byiza. Imana yacu igira isuku. Ahubwo umuntu nabona afite umwanda, yaba mu rugo iwe, yaba ku mubiri we, ukabona ufite umwanda, ujye umenya kuri gufungura umuryango w'abadayimoni wo kukubabaza, bamagambo se bo kukuvuga, abadayimoni bagasuzugura ibintu byinshi bibi. Umwanda ukurura, umwanda ni porte d'entrée y'abadayimoni, cyangwa se n'icyuho cy'abadayimoni. Ariko isuku ihamagara isuku. Imana ikunda isuku no mu byikora byose. Imana ni yera. Imana donc nusoma imyubakire y'uru rusengero nibwo uzabona combien Imana ikunda ibintu byiza. Imana yacu ni nziza. Imana ikunda ibintu byiza. Natwe burya erega nta n'umuntu nta wanga ibyiza, ngira ngo arabibura, niko Abanyarwanda bavuze ngo nta wanga ibyiza arabibura. Ariko hari umurongo nasurinyeho, nubwo aya magambo yose asa yo muri ibi bitabo, hari umurongo nasurinyeho wamfashije cyane uri mu Bami ba mbere ibice muri Abami ba mbere ibice 6, umurongo wa 11, havuga ngo bukeye ijambo ry'Uwiteka riza kuri Salomo riti, mbonye iyi nzu wubaka. Imana ijya yitegereza ikabibona, ngo nuko nugendera mu mateka yanjye, ugasohoza ibyo nategetse, ukitondera amategeko yanjye yose, akaba ari ugenderamo, nzakomeza ijambo ryanjye navuganye na so Dawidi, mbe mu Bisirayeli, ne kureka ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana yitegereje Salomo, ibyo yakoze, iramubwira ngo nugendera mu mategeko yanjye no mu gukiranuka kwanjye, ngo nzakomeza ijambo navuganye na so Dawidi. Imana ntabwo ijya yivuguruza, ntabwo igisaza ngo yibagirwe ibyo yatubwiye. Niba hari icyo wavuganye n'Uwiteka, uhumure no kugisoza gisohoza, ariko akondisiyo ke ukomeza kugendera mu mategeko n'amateka yayo. Akondisiyo ke ukomeza gukinira mu kibuga cyayo, kuko nuva mu kibuga cyayo ukajya mu kibuga cya Satani, ukajya gukinira mu by'isi, mu byaha, Imana ntuzayirenganye. Ariko nukomeza ibyo gukiranuka, ugakomeza kwitondera amategeko y'Imana no gukunda Imana, ibyo yavuganye nawe no kubisohoza izabisohoza. Imana yacu ishimwe cyane. Amagambo yandi yanejeje muri Zaburi ya 97 ari ku murongo wa 11, avuga ngo umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Mwabakiranutsi mwe mwishimira Uwiteka, kandi mushima izina rye, ari ryo rwibutso rwo kwera kwe. Imana yacu ishimwe cyane. Nukuri umucyo ubibirwa umukiranutsi, umunezero ubibirwa abafite imitima itunganye. Ijambo ry'Uwiteka rirambwira ngo n'umwijima Imana iwubona nk'umucyo. Niyo mpamvu n'umukiranutsi naho yanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho yanyura mu gikombe cy'umwijima,
agihindura umucyo, akiboneramo umucyo, naho hazamwo ibimubabaza. Ngo umunezero ubibwa abafite imitima itunganye. Wakwibaza ngo abafite imitima itunganye se bo ntibababara? Barababara, ariko no muri uwo mubabaro wabo Imana ibagwiziriza umunezero mu mitima. Shikama ku Mana, izirike ku gukiranukira Imana. Umubabaro izajya uguhinduriramo umunezero. Malgré ko wahura n'ibikubabaza n'ibigukomereye, Uwiteka ajya bihinduramo umunezero, akatwambika imbaraga no mu gihe cyo gucika intege. Uyu munsi rero ijambo ryo kuzirikana riri mu Baroma igice cya mbere umurongo waho wa 16 uvuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu murimo dukora wo kuvuga ubutumwa bene data ntabwo ukoze isoni, kuko ngo nizo mbaraga z'Imana, ngo niyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza ntabwo bukwiye kudukoza isoni, dukwiye kubuvuga mu buryo bwose, mu mvugo, mu myambaro, mu mikorere, muri byose tuvuga ubutumwa bwiza, kuko niyo mbaraga ngo ihesha uwizera wese gukizwa. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, mugire umunsi mwiza. Bye bye.